Muri video y'uyu munsi ngiye kukwereka umuti wakoresha kugira ngo umurozi ukoroga cyangwa ukorogera abawe agere iwawe mu rugo ntazabashe kuhagera, nahagera azahita ashya maze ntabe akibasha kugera ku mugambi wamuzanye. Ndagushimiye cyane kuko wemeye gufungura iyi video yacu. Nukuri haba hariho amavideo menshi kuri YouTube, ariko kuba wahisemo iyi video Imana iguhera umugisha, ndagushimiye cyane. Rero muri video y'uyu munsi ngiye kukwereka uburyo igiti cyitwa ikibonobono kirimo imbaraga zizatwika umurozi mu gihe akandagira iwawe, kuko abarozi ari igihe azi iwawe mu buryo butandukanye. Hari uza nijoro aribo babandi bacuragura, we nyine abatekereza ko udashobora kumubona akaza mu ijoro mwaryamye. Hari umurozi oba ari wa wundi wigira inshuti yawe w'indyarya akiyoberanya akakwereka ko muri kumwe akajyaza akagera iwawe, ndetse na rimwe wanagira ibyago akagaragara nk'uwaje kugutabara, nk'uwaje kugufasha, ariko yihishe ari indyarya ifite uburozi. Hari n'undi rero ushobora guprofita mu kavuyo, cyagiye mu byaro tujya dukunda kugira amakwe, haba habaye ubukwe akaza kugira ngo yinjirire mu bantu benshi, haba hari ibibazo byabaye akaza kugira aprofitire mu bantu benshi. Ibyo byose, uburyo bwose umurozi azazamo, ko azaza yiyoberanyije kose, uyu muti ngiye kukwereka uzagufasha rwose, azababuka kandi bizaba bireba aho ngaho. Hari video yatambutse muri video ziheruka nerekanye uburyo iki kibonobono gifite imbaraga, uburyo ushobora kugikoresha umurozi n'umujura ntibakandagire mu murima wawe, umurima wawe ukawutsirika, imyaka yawe ikaba irinze ntugire ikibazo. Rero iki kibonobono gifite imbaraga z'uburyo butandukanye, niyo mpamvu iyi video si ni ya nyuma ngiye kuvuga ku kibonobono, mvuze ngo mvuge ku kibonobono mu buryo bwagutse bwakwira bugacya, ntabwo twabona amavideo tukivugamo. Ariko uyu munsi nyine uburyo ngiye kukwereka ni uburyo bwo gutwika uyu murozi. Azagera iwawe acyakandagira, azasubira yatabaza, akubwire ko ari gushya, akubwire ko atazi ibyo yarwaye, ari wahandi rimwe ubona yanyotse mu maso, wamubaza akakubwira ati rwose nari ntetse nta mavuta yantwitse, kuko nyine aba yagize isoni zo kubwira uko byamugendekeye. Noneho rero niba umurozi akuzengereje muri ubu buryo, genda ushake igiti cy'ikibonobono. Kibonobono kibibamo amoko, hari ibibonobono bibiri. Hari ikibonobono twita icya kinyarwanda, hari n'ikibonobono twita icya kizungu. Noneho icyo twita icya kinyarwanda rero ni cya kindi gifite amababi atukura. Ibyo narabisobanuye, kiriya gifite amababi atukuye nicyo uzashaka, nicyo gikora umuti. Noneho ushake za mbuto zacyo, ziriya mbuto z'ikibonobono uzijyane, nuzigeza mu rugo uzishyire mu gasafuriya, ushyiremo amazi ucanire. Uko uri gucanira, amavuta y'ikibonobono agenda yirerura ajya hejuru. Nibimara kubira ubona byabize inshuro zishoboka, uterure ya safuriya ku ziko uyirambike, noneho ya mavuta ufata akayiko ugende uyareruraho uyakureho. Uwo ni wo muti turimo gushaka. Ariya mavuta rero umaze kuba uyafite, umuti urawufite, noneho ngiye kukubwira ukuntu uzabigenza. Umurozi azashye, nadashya ibitugu azashya mu maso, mbese azakubwira ko ari kuribwa umubiri wose. Hari umuvandimwe uwo muti mperutse kuwurangira kandi byagenze neza cyane. Ikintu kimbabaza ni uko mutaza ngo mubivugire hano, mubatangira ubuhamya kugira ngo n'undi ufite gushidikanya wese agire kwizera. Gusa uwo muvandimwe arahari, uwashaka ubuhamya burenze namuha nimero ze, nubwo we ataje kubyivugira hano. Ariko umurozi yaraje, yari inshuti ye, yewe hari n'igihe uba utabizi ko ari inshuti yawe, aza ngo aje gutira telefone, agikandagira mu marembo asubira yari gutabaza. Nuko niho bamenyeye ko ari we ubaroga, nyamara mbere ntibamukekaga kuko yari inshuti yabo. Baramwinginga bati ngwino tuguhe telefone, ati oya, ati mumbabarire ntabwo ndagera aho ngaho. Kandi yaraje yizanye, ariko ahageze yumva ni umuriro, ati ntabwo ndahagera, kandi wari uje.
rero uzahita umenya umurozi uwo ari we. Niba ari indyarya ikwishamo ikaza ikagira ibyo utongera aho mu rugo, izahahurira n'akaga. Aya mavuta urayafata wenda ari mu kintu ukozemo intoki gutya, ugenda usige ku nzu, usigeho nka gutya. Inzu usigira impande enye, ugenda usige ku kibambasi cy'uruhande rumwe, usige ku kindi, usige ku kindi, uko ari ibibambasi 4 usigeho. Nurangiza witurize, uvuga uti ndashaka ko umurozi wese undoga ugera ahangaha nahagera azashya. Naba ari wa mucuraguzi wa nijoro, we ntiyashobora gutabaza nyine kuko aba ari kugenda yihishe, azasubirayo yiruka, ejo muzahura ubona yanyotse yahiye. Arashya rwose, ntabwo mubeshye. Wowe ubikore gutyo, ikibonobono ntabwo kiruhije, nta bintu uratangaho amafaranga, ntacyo kujya kugura. Ikibonobono bihora byimeza, mbona abahinga bahora bari kubirandura. Wowe uzapfe kureba kiriya kibonobono cya kinyarwanda mubwiye. Noneho rero aya mavuta uyafite, ubundi buryo wayakoresha ku muntu baroga kuribwa umubiri wose, kumva umubiri uri kuribwa, umubiri ugashya, cyane cyane mu bitugu, mu mugongo, kumva umubiri urashya urokera. Ujye wisiga aya mavuta nimugoroba ugiye kwiryamira, uzakira rwose hamwe no gusenga iyo mu ijuru. Kandi ikindi cya kabiri, iyo wisize aya mavuta ntabwo umurozi yakubona. Uwo murozi ugira ibyo yohereza biraza bikakubura bigasubira kwa nyirabyo.